Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Hari isengesho rya mu gitondo rero. Buriya mu gitondo, impamvu mu gitondo ukwiye kujya usenga, ndakubwira impamvu. Isengesho rya mu gitondo, impamvu rikomeye nuko iyo bavuze mu gitondo, ubwo ni igihe umuntu abyutse. Buriya iyo umuntu aryamye aba yapfuye, niyo mpamvu yabyutse mu gitondo aba ameze nk'uwazutse. Hari ubwoko bw'abantu nzi bavuga ururimi rw'amashi. Iyo bakuramutsa mu gitondo barakubaza ngo mwazukire, bishatse kuvuga ngo ese ngo mwazutse, bashaka kuvuga ko wari wapfuye. Buriya rero amatungo nayo arasinzira, ariko ntashobora gusenga kuko ntabwo azi ikiba cyabaye. Ariko Imana ahaye umuntu ubwenge butuma mu gitondo abyutse agomba gusenga, akabwira Imana ngo Mana nongeye kubaho, uyu munsi rero mbayeho. Ubwo mbayeho rero reka umugisha w'umunsi, kuko ubundi umuntu urebye umuntu amara umunsi umwe, kuko urumva niyo umuntu atasinzira kubera impamvu z'uburwayi cyangwa ikindi kintu, ariko abaye hadasinzira arapfa. Niyo mpamvu rero umuntu apfa buri munsi. Iyo mpamvu rero nubyuka mu gitondo uzajya uzamura ijwi ryawe usenge. Nahoze nsoma ZABURI ya 5:4 haranditse ngo Uwiteka, ZABURI ya 5:4, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, uzajya uryumva. Mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, maso, ntegereje. Mu gitondo nzajya senga. Buriya umunsi ubamwe ibintu byinshi. Ibintu babiri bube, hari abaza kukuramutsa, hari abo muza kuvugana, hari abaguhamagara, hari abakwandikira, hari n'ibindi bintu bishyashya uza kumva bibaye hirya no hino ku isi. Iyi si rero ubona turimo ni isi yamaze kuduhakanira. Urebye biri kuba, kumva dogere z'ubushyuhe zizamuka zikagera kuri 45, ubutaka bugashya, imisozi igashya, kandi byatewe n'ibyaha. Mwibutse yuko ibyago byo ku isi ubona ni ingaruka z'ibyaha abantu bakora. Niyo mpamvu rero icyaha iyo cyabaye kizana ingaruka no ku bandi benshi. Ariko nanone amasengesho nayo dusenga yazana umugisha ku bandi bantu benshi. Niyo mpamvu rero ngusaba wowe nk'umunyamasengesho, mu gitondo uzajya usengera inzira unyuramo, uzajya usengera imodoka igendamo, nubwo utari wenyine, ariko abandi bagomba kubaho kubera wowe, kuko wowe uzi kuvugana n'Imana. Iyo usenze rero mu gitondo ukuraho ibibi. Hari ibintu Satani aba yapanze nijoro akabipanga, imitego aba yateze ngo abantu bayigwemo. Ariko iyo uhamagaye Imana mu gitondo, kuko uyu mwanditsi bivuze, hari ibintu Imana ikuraho kandi bitewe n'amasengesho yawe. Niyo mpamvu rero jya umenya icyo uri cyo, umenye ko umunyamasengesho abeshaho abandi bantu. Nubwo wabona usuzuguritse abantu batanaguha agaciro, ariko wowe umenye ko Imana yumva ijwi ryawe kandi ikariha agaciro. Umva rero, usenga uko ubyutse, usenge kugiye kuryama, usenge. Gusenga ubigira ubuzima, ujye wumva mbese uri mu mwenda wo gusenga. Gusenga ubigira ubuzima bwawe, bizagirira akamaro wowe. Kandi twibutse yuko Imana yashyizeho ubwo buryo. Urebye abatubanjirije bose, nta muntu n'umwe wigeze akomera mu buryo bw'umwuka cyangwa se bw'imibanire ye n'Imana utarasengaga. Ushobora gusenga ugenda, ushobora gusenga uri koga niba ufite akanya gatoya. Iyo bavuze gusenga baba bavuze kwerekeza umutima ku Mana. Gusenga ntabwo ari ukuvuga amagambo. Ntabwo Imana yumva amagambo abantu bavuga kuruta kureba mu mutima w'uyavuga. Imana rero iguha umugisha, wongere ibihe byo gusenga. Uko usenga amasengesho menshi y'urudaca, niko utera Imana gutega amatwi cyane. Umva kano kantu, uko ubwira Imana cyane, nako itega amatwi cyane, niko igutega amatwi cyane. Imana none iyo yitega amatwi ikomeza kuvugana nawe. Niyo mpamvu rero ikibazo ntikiri ku Mana, kiri kuri twebwe, kuko twe turananirwa. Ariko mu bintu ugira, muri gahunda zawe, muri agenda yawe, nawe uba umunyamasengesho.
niyo nsoma agatabo kavuga ngo nta muntu ushobora gukomera mu buryo bw'umwuka ngo birenze urwego rwe rwo gusenga ngo birenze umwanya aha Imana iguha umugisha ubonere Imana umwanya. Imana ikugirire neza.